twongeye kubasuhuza nanone tuguma dushimira urukundo rudasanzwe mukomeje kutwereka, twarabihaye kandi kuko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Uyu munsi mbafitiye igistori kibabaje, igistori giteye agahinda, igistori uri bwumve nawe ukavuga ati ibi ni ibiki bibera muri iyi si. Niyo mpamvu mbwira abantu bose batarakora subscribe, mukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo mutazajya mucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tubagezaho. Reka tujye mu gistori cy'uyu munsi, ariko mbere yuko dutangira igistori cy'uyu munsi ndagira ngo utegure agatambaro ko kwihanaguza amarira, kuko ibyo uri bwumve muri ubu buhamya cyangwa se iki gistori gishyushye uraza kumirwa, uraza kurira uhogore. Nk'abatindiye nagumye nicisha hirya hino, reka tujye mu gistori cy'uyu munsi. Ni umukobwa utashatse ko amazina ye ajya hanze yaduhaye igistori. Uyu mukobwa yagize ati: papa wabo yababyaye ari abana batatu, abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Muri abo bakobwa babiri niho umwe yahisemo kuduha igistori ngo adusangize ibyo yaciyemo. Uko bari abana batatu bakuze babana na se na nyina. Gusa uyu mukobwa uri kuduha igistori agejeje imyaka 12, papa wabo yarabaretse ava muri urwo rugo aragenda. Nk'abana ntibabashije kumenya igitandukanyije se na nyina. Basigaranye na mama wabo, basigara muri iyo nzu papa wabo yari yarubatse. Mu gusigara muri iyo nzu, mama wabo yari umumama twavuga yuko akunda abagabo nyuma yo gutandukana na papa w'aba bana. Mama wabo yatangiye kujya azana abagabo muri iyo nzu. Abagabo barazaga bagasangirira bose hamwe ku meza, abana bakajya kuryama, mama wabo agafata uwo mugabo akamujyana mu cyumba cye bagakora ibyo bakora. Byaje kuba akamenyero, mama wabo buri gihe agahora azana abagabo muri urwo rugo. Ariko nk'abana bari bakiri bato, nta kundi, nta n'ikintu bari kubikoraho. Iminsi yaricumye, uyu mukobwa uri kuduha igistori ageze mu wa 2 secondaire, dore ko yigaga ataha. Ariko mama we yamugiriragaho ikibazo kuko yabonaga uyu mukobwa we ari we umajije guca akenge. Asaba papa w'abo bana wari waragiye ko yamujyana mu kigo akigabayo. Papa wabo yababwiye yuko amafaranga afite atabasha kumwishyurira byose, ahubwo byaba byiza akaguma yiga ataha. Aba bana batatu papa wabo ntago yigeze abima minervari, yabishyuriraga minervari, ibintu bikagenda neza, nta kibazo cyari gihari. Uyu mukobwa yakomeje agira ati: mama wabo yakomeje iyo ngeso yo kujya azana abagabo nk'uko twari twabigarutseho mu kanya. Akazana abagabo, akazana uyu, akazana umuremure, akazana umugufiya. Iminsi yaricumye, nk'uko natwe twagendaga duca akenge, uko abo bagabo bazaga niko iyo twabaga turyamye twumvaga amajwi. Ya majwi nta yandi y'abantu bari gukora ibintu by'abantu bakuze. Ariko kuko nta bushobozi twari dufite, twabirekeye aho ngaho, turabyihorera, tubirekera Nyagasani ushobora byose. Nk'uko mama w'uyu mukobwa cyangwa se w'abana
yakomezaga azana abagabo. Umunsi umwe yaje kuzana umusore mutoya cyane, umusore nko mu myaka 21. Twe nk'abana mu rugo twabonye uwo musore hari mu masaha ya nimugoroba, araza arakomanga arinjira. Mu kwinjira twamenye yuko noneho mama wacu noneho asigaye akunda n'abasore batoya. Gusa ntabwo twabyishimiye. Impamvu tutabyishimiye nta yindi nuko mama yarazanye uwo musore, kandi uwo musore twari tumuzi muri quartier ko ari umusore ukunda abakobwa cyane, ndetse ubona umukobwa utambutse agashaka kumukoraho. Uwo musore yaje azanye ibiro 2 by'inyama. Mu kuzana ibiro 2 by'inyama twanze yuko yicara, turamubwira ati va muri uru rugo rwacu, ndetse tumwambura n'aka gashashi cyangwa se ya shashi yari irimo inyama tuzijugunya hanze. Mama yararakaye cyane, aravuga ati munkoze mu bwanwa cyangwa se munkoze ku kananwa, muransuzuguye cyane kuba nizaniye umushyitsi mukashaka kunyereka yuko mutamushaka. Ibyo bintu ntabwo nabyihanganira, ndetse guhera uyu munsi nge namwe turashwanye. Twe nk'abana twabwiye mama ati uriya musore ntago ari shyashya, akunda abakobwa cyane, ntago twamukwifuriza, kandi ikindi aracyari muto. Mama yarashubije ati ibyo ngibyo muvuga ntabyo muzi, uru rugo ni urwanjye, papa wanyu yarunsizemo. Abana bati uru rugo ni urwa papa, ukwiriye kutamusuzuguza. Abana ati se aho papa twahuriye n'impamvu yagiye akandekera iyi nzu murabizi? Uwo ni mama wari usubije abana be. Baratonganye karahava. Mama w'uyu mukobwa cyangwa se w'abo bana yahise arakara cyane, aravuga ati guhera uyu munsi ntago nyiri mama wanyu bitewe n'agasuzuguro munyeretse. Ati kandi niba mutangiye gutuma ntaza n'umugabo nshaka mu rugo rwanjye, muraza guhitamo muve hano. Wa musore we yari yazanye, yabonye nta kundi, we ahita asohoka aragenda. Mu kugenda mama cyangwa se mama w'uyu mukobwa uri kuduha igistori n'abo bavandimwe be 2 yahise amwiruka inyuma, aramubwira ati garuka hano, ntabwo aba bana bambuza kugira ibyishimo, byo ntabwo bishoboka rwose. Umusore byabaye ngombwa ko arara aho ngaho. Mu gitondo mama n'ubundi yabyukanye umujinya w'umuranduranzuzi, araza abyutsa bano bana arababwira ati muraza kuva muri uru rugo mugende, mushaka aho mujya cyangwa se namwe musange abagabo banyu. Mwibuke bari abakobwa 2 ni n'umuhungu umwe. Ibintu byabaye induru, abaturanyi batangira guhurura, ariko abaturanyi ntabwo binjiye mu nzu, bagumye hanze. Mama w'aba bana yahise yiyambura ubusa, arababwira ati erega reka nongere mbisubiremo, ntago mukiri abana banjye. Abana badashobora kwihanganira ibyishimo byanjye, abana badashobora kumva yuko nazana uwo nshaka, abana badashobora kumva yuko nanjye papa wanyu yandetse nkeneye kubaho nishimye. Papa wanyu se ko yagiye agashaka undi mugore, njyewe muragira ngo nsigare hano njyenyine? Yahise yiyambura nk'uko nari maje kubibabwira. Abana babonye ubusa bwa mama wabo. Ibintu byararabuye, ibintu byabaye bibi cyane. Abaturanyi barahurura. Abaturanyi bagira inama aba bana bati muve hano muhe mushatse aho mugiye,
nibura umujinya mama wanyu afite ubanze ushire. Abaturanyi babwiye mama w'aba bana ati ko wirukanye abana bawe urabona bari bujye hehe? Aba ni abana wibyariye, ese kuki ushaka kubirukana? Mama we yaravuze ati ntabwo nshobora kwihanganira agasuzuguro k'abana banjye, bagende. Abaturanyi bakomeje gutsimbarara babwira aba bana bati mwe mugiye kwa papa wanyu nibura abe abitaho. Abana bafashe inzira bajya kwa papa wabo. Mu kugera kwa papa wabo, mwibuke papa wabo yari yarashatse undi mugore ndetse yari amaje no kubyara abana babiri. Papa wabo urumva yari yarabyaye abandi bana babiri ku wundi mugore, batangira kubana na papa wabo. Aba bana bari bafite nyirakuru wabo cyangwa se nyogokuru wabo. Muri uko kuba mu rugo rwa papa wabo, ntabwo ibintu byatangiye kuba byiza, ahubwo papa wabo yatangiye kujya binubira cyane. Ariko uwo mugore wundi papa wabo yari yashatse we ntabwo we yabigiragaho ikibazo cyane, yari baba mama batuje ndetse we yabafataga neza, ariko papa wabo aguma kubafata nabi. Papa wabo yaje guhamagara mama we umubyara, kuvuga ngo ni nyogokuru w'aba bana. Arababwira ati aba bana mbabarira ubankurire muri uru rugo ube ubajyanye. Mama w'uyu mupapa w'aba bana aramubwira ati se abana ko ushaka kubareka kandi ari wowe ubitaho, ari wowe ubarihira amashuri, uragira ngo bigende bite? Papa w'abana yahise avuga ati batware amashuri nta kibazo, nzajya mboherereza amafaranga. Nyogokuru w'aba bana uko ari batatu yarabajyanye mu rugo, ariko mbere y'uko bajya iwe yabanje kubabwira ati reka tubanje duce kwa mama wanyu, nibura wasanga umujinya yari afite cyangwa se yarabafitiye waragabanutse. Bagiye kureba mama wabo bari kumwe na nyogokuru wabo. Bahageze mama wabo yahise ababwira ati ese papa wabo arabarambiwe ko mbona ari wowe ubazanye? Abwira nde? Abwira nyogokuru wabo. Nyogokuru aramubwira ati abana ihangane ubababarire, bakubwiye nabi, nibura mwongere mubane. Mu kuhagera rero basanze mama wabo atwite ndetse asigaye abana na wa musore watumye ibyo byose biba. Mama wabo yabashubijanyije umujinya ati nababwiye yuko mutakiri abana banjye, narababyaye ariko bitewe n'uburyo mwitwaye n'uburyo mwanyitwayeho ntabwo nshobora kubabarira, kandi mbabwije ukuri nta mahoro muzigera mugira bitewe n'ukuntu mwansuzuguje umugabo wanjye nari nizaniye mu rugo, ndetse mukanyereka yuko ngo namwe mumajije gukura. Nanjye mbabwije ukuri ko nongere mbisubiremo ntabwo muzigera mugira amahoro aho muzajya hose. Nyogokuru wacu yahise avuga ati ko aba bana ari we wababyaye, ko na cya gihe babivuze rwose bitewe n'umujinya wakihanganya ukabababarira. Mama w'aba bana yaratsembye yanga kuva ku izima. Njye na barumuna banjye na nyogokuru twabuze uko tubigenza, nuko tuva muri urwo rugo turagenda. Twatangiye kubana na nyogokuru wacu, gusa mu kubana nawe ibintu ntabwo byari byoroshye bitewe n'uko nawe nta mikoro ahagije yari afite.
gusa yatangiye kutwitaho akajya ajya mu murima natwe tukamufasha, ndetse yaje kutubwira ati bana banjye ndabona ibintu bitoroshye, nicyo gihe mutangire mushakisha akazi mubone uko namwe mushobora kumfasha mu mibereho ya buri munsi. Twatangiye kujya dushaka akazi, tugasaba akazi ko mu rugo, ndetse tugasaba akazi abantu bose tuziranye, ndetse hari abo nyogokuru yabaga azi mu mujyi wa Kigali, akabaterefona akababwira ati nimumbonera akazi k'umwana ushobora gukora mu rugo muzambwire. Mwuka byaramye burya iyi si ntago ibintu biba byoroshye. Abantu batangiye kujya baza bakavuga ngo barashaka abakozi bo mu rugo, ariko bigaherukira aho ngaho babibajije gusa. Twashakishije akazi, ibintu biba ibindi bindi. Njye na murumuna wanjye ndetse na musaza wanjye ibintu byatangiye kutubera bibi cyane. Nababwiye yuko twari abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Umukobwa umwe ari we murumuna wanjye, nta kindi kintu yakoze, yaje kubona akazi mu mujyi wa Kigali, nyogokuru amushakira itike ajya mu mujyi wa Kigali. Ariko nk'uko mubizi twari dufite inyatsi idasanzwe twohererejwe na mama, aribyo muraza kugenda musobanukirwa gake gake. Murumuna wanjye yageze mu mujyi wa Kigali, uwari wamuhaye akazi yamuhamagara akanga kumwitaba. Yamuhamagaye umunsi wose yanga kumwitaba, biba ngombwa ko murumuna wanjye, ndagira ngo hano tugendane neza kugira ngo wenda mutaza kubura gusobanukirwa cyangwa se kudasobanukirwa neza. Njye wabahaye igistori, ndi umukobwa na murumuna wanjye. Uwo murumuna wanjye rero yaje kujya mu mujyi, birangira abuze aho arara, arara ku muhanda. Mu kurara ku muhanda nk'uko mubizi, abana b'abakobwa iyo baraye ku muhanda ntabwo babura abantu babasagarira cyangwa se abahungu babasagarira. Muri iryo joro murumuna wanjye bamufashe ku ngufu. Mu kumufata ku ngufu bwarakeye, urumva yabuze aho arara. Mu kubura aho arara haza umuhungu aramusagarira, amufata ku ngufu. Bukeye rero byabaye ngombwa yuko agaruka hehe, agaruka mu cyaro aho twabanaga na nyogokuru. Mu kugera mu rugo, kumbe murumuna wanjye yahise asama inda. Asama inda y'umuntu atazi. Mu gusama inda yagarutse aho mu rugo, ibintu bitangira kuba bibi cyane. Nyogokuru mu bantu yaje kubwira iyo nkuru yuko uwo mwana yagiye mu mujyi bakamufata ku ngufu agatwita. Sinzi ukuntu inkuru yaje kugera kuri mama utubyara. Inkuru kugera kuri mama utubyara, mama yaje gushinyagura. Yaje mu rugo kwa nyogokuru aradusuhuza, ariko wa mukobwa utwite we yari ari mu gikari, we ntiyaza. Mu kwanga kuza, mama utubyara atangira kuvuga ati narumvishije ngo umwana umwe, nta nubwo yarasigaye avuga ngo abana banjye, yarasigaye avuga ngo muri ba bana batatu numvishije ngo harimo umwe utwite, ndetse utwite inda y'umuntu atazi. Simwajyaga munseka ngo nzana abagabo batandukanye, nibe nanjye abo nazanaga barazwi. Wowe se ko waguteye inda utamuzi? Ati se mwamuhamagaye akaza akansuhuza. Nyogokuru yakase mu gikari aragenda ahamagara murumuna wanjye. Mu kuza aho ngaho yaraje, mama si ugushinyagura. Nuko nyogokuru arongera abwira mama w'aba bana batatu, arababwira ati rwose wakihanganya abana ukabababarira, ko bakoze amakosa yego, ariko nibura ugaca inkoni zambuka bababarira. Mama yaravuze ati ntabwo nshobora kubababarira,
ati keretse wenda mugize icyo muma nibwo nshobora kubababarira. Ibaze kubwira abana bawe ngo bagire icyo baguha ngo bababarire. Nk'umukobwa mukuru nari mfite inkoko ebyiri nororaga, ndamubwira ati mama hariya mfite inkoko ebyiri basi naziguha ukatubabarira. Mama wawe yarasetse cyane ati inkoko ebyiri, ati keretse mumpaye inka nibwo nshobora kubababarira. Nyogokuru yahise avuga ati niba koko ushobora kubabarira abana bawe, inka ndibuyishake nyiguhereze. Nk'uko mubizi abakecuru baba bafite udufaranga abana babo baboherereza, yagiye aterateranya nuko agura inka, ariko mu kugura inka ayigura harimo andi mafaranga yasigayemo. Ntabwo bivuze ko ntabwo yishyuye amafaranga yose muri rusange, ni kwa kundi ugura ikintu ariko hakagira amafaranga usigaramo aba kiguhaye. Nk'uko bari barabisezeranye na mama wabo, mama we yarababwiye ati iyo nka nimuyibona muzambwire nze nyifate ubundi mbababarire. Inka mu kuyibona bashatse uwo batuma kuri mama wabo ajya kumureba. Mu kujya kureba umuntu yatumye yagiye kumureba, agezeyo undi aramubwira ati ati se bari bazi yuko kugura inka aribyo byakemura ikibazo dufitanye? Ntabwo bishobora kugikemura. Inka yanze kuza kuyifata, aragaruka abwira nyogokuru ati uriya mu mama cyangwa se uriya mugore ntabwo ateze kumvikana namwe, ibyo kubabwira ngo mugure inka bigaragara yuko byari ukubabeshya. Bwarije buracya, mu kujya gucya bukeye basanze inka aho iziritse mu kiraro yituye hasi yatumbye inda, ndetse irimo iravamo ibintu utamenya ibyo ari byo. Bagerageje guhamagara veterineri, ariko veterineri yagiye kuhagera inka yapfuye, cyangwa se inka yitabye rurema. Nyogokuru wacu yahise arira cyane, aravuga ati naguze inka ngo kugira ngo mama wanyu ababarire, none inka irapfuye, insigiye amadeni atagira ingano, kuko n'ubundi nayiguze amafaranga ariko hari ayo nari narasigayemo. Nyogokuru yarize nk'umwana mutoya, aravuga ati ibi ni ibiki mana yanjye, ibi ni ibiki? Inka bagiye kuyishyingura hari abantu baje barababwira bati muyiduhere nibura 20,000 tubijyane. Ibihumbi 20 bafashe inka batwara za nyama nyine ziba ziri aho ngaho. Nk'uko mubizi nk'iyo yapfuye haba hakiriho inyama nubwo bitemewe, ariko nyine nk'abantu bari bayitakajeho ibintu byinshi byabaye ngombwa yuko bayitangira 20,000. Ibyo 20,000 impamvu babyakiriye ni ukugira ngo nibura babone udufaranga two gufasha wa mwana wari utwite, kuko inda ye yari itangiye kugaragara, ibintu bitangiye kuba bibi cyane. Babahaye 20,000 batwara za nyama, nabwo babikoze mu bwihisho. Mu kuzitwara bwarongeye burira bajya kuryama. Mu kujya kuryama bose uko ari abana 3 na nyogokuru baraye barota ya nka iri kubabwira ati ni gute mwangurishije, iyo munkingura basi nkigendera amahoro, aho kugira ngo mufate inyama zanjye ngo muzigurishe. Muri abagome, ibintu mwakoze ntago bikwiye. Mu nzozi zabo babonye inka irira ifite umujinya udasanzwe. Uyu mukobwa yakomeje agira ati kuva uwo munsi ibintu byatangiye kuba bibi. Mu nzu yabo batangiye kujya babona inzoka nyinshi. Wakegura nk'ikintu ukaba ubonye inzoka hasi, wakegura amatora ugasanga hari inzoka yapfiriye hasi.
inzoka ziragenda ziba inzoka. Abantu bakundaga kuza muri urwo rugo batangiye kuhacika, ntihagire umuntu wongera kuhaza. Ibintu biragenda biba bibi. Nijoro iyo babaga baryamye bumvaga ibintu bikubita, ibintu bisakuza, ibintu bituma badasinzira mu nzu yabo. Ibintu byatangiye kuba bibi, ndetse abo mu muryango wo kwa nyogokuru batangira kumwinubira bavuga bati, abo bana wazanye hano ubakure hano bagende, nutabakura hano natwe nta kintu tuzongera kugufasha mu buzima bwacu. Batangiye kumwima ubufasha, ndetse abo bana ntago bari basigaye biga, bitewe n'uko na papa wabo ibyo kubarihira amashuri yaje kugera igihe arabyihorera. Nyogokuru yari umuntu ukunda kunywa icyayi, yabaga afite ibinika yuzuye icyayi gishyushye, haba mu gitondo kugeza nimugoroba. Bitewe n'uko nta bufasha yari akibona, no kutugaburira byari bigoranye, byabaye ngombwa yuko atangira kubura icyayi. Mu kubura icyayi rero nyogokuru yatangiye kumererwa nabi cyane, ibintu bitangira kuba bibi, bitewe n'uko abamufashaga bose bari baramucitseho. Muri urwo rugo nta muntu wari ukirwinjiramo. Nyogokuru yabuze uko abigenza, bitewe n'uko yabonaga ubufasha bwose bwahagaze. Yaratwicaza aratubwira ati, bana banjye nabakundaga, ariko nicyo gihe mugende mumvire muri uru rugo, nibura nanjye mbone amahoro. Abana bafashe ibyo bafata, nyogokuru abaha ku gasabune, abaha ku munyu, abaha utuntu dukeya, baba baragiye. Ariko mu kugenda n'ubundi abana bagiye batazi aho berekeza. Umukobwa mukuru n'undi mukobwa ukurikira wo wari utwite na musaza wabo bafashe inzira baragenda. Mu kugenda bakoze urugendo nk'amasaha 2, baza kugera ahantu ku kizu kitaruzura. Baravuga bati, n'ubundi nta hantu dufite twerekeza, reka tujye muri iki kizu. Bagiye muri icyo kizu, abaturanyi baza kubashungera, barabwira ati, twabuze aho tuba, hasi mutureke turare muri icyo kizu. Babaye muri icyo kizu kitaruzura, ndetse n'abo baturanyi bababera abana beza, barabihorera, bitewe n'uko nyiracyo n'ubundi nawe yari umunyakigali, ntabwo yakundaga kuza aho ngaho. Abana batangira kujya baba muri icyo kizu kituzuye, bakajya bajya guhingira abantu, ubahaye umubyizi bagakora, bakabasha kubona icyo barya. Uyu mukobwa yakomeje agira ati, murumuna wabo wari utwite, bitewe n'uko yari atwite no kubura ibyo kurya, no kubura utuvitamini, no kugira imibereho mibi, no kurara ahantu hari imbeho, yatangiye kurwara araremba. Bakajya bajya guhinga we na musaza we, guhingira abantu, bakazana ibyo kurya bakamuhereza, ariko buri uko bazaga basangaga arembye cyane, bitewe no gutwita mu buzima bugoye. Yatangiye kuremba, bakajya bagenda bakaza. Umunsi umwe batashye, basanze uwo mukobwa wari utwite, murumuna w'uyu nguyu uri kuduha igistori, yitabye rurema. Mu kwitaba rurema nta kindi kintu cyabaye, bahuruje abaturanyi baraza barabafasha, babafasha uburyo uwo murambo bashaka uburyo bawushyingura. Bigira inama y'uko umurambo badashobora kuwushyingura muri icyo cyaro bari barimo, ahubwo bagasubira kwa nyogokuru wabo. Abaturanyi mama Shenge barabafashije, umurambo barawufata bawuzana kwa nyogokuru wabo. Umukobwa yakomeje agira ati, twageze kwa nyogokuru wacu. Mu kugera kwa nyogokuru wacu dusanga nyogokuru nawe aho yari ari nta mahoro yari afite, yari ahangayitse cyane yibaza aho twagiye, ndetse yari ari gupanga uburyo yaza kudushaka, nibura tukabana tugapfana mu bibazo. Gusa nyogokuru
yagiye kubona abona tugarutse n'umurambo wa murumuna wanjye. Amarira yaramwishe, ararira aravuga ati bana banjye basi iyo ntabareka ngo muve hano, nibura uyu mwana aba yarapfuye turi kumwe. Bahuruje imiryango, bahuruza abantu bose, bashingura uwo mwana. Mu kumushyingura ibintu ntabwo byakomeje kuba byiza, ahubwo byakomeje kuba bibi. Gusa nyogokuru n'abandi bagize umuryango baricaye baravuga bati ibi bintu biri kubaho ni inyatsi ishobora kuba yaroherejwe na mama wanyu. Ariko iyi si ntabwo yoroshye, ibaze kugira mama wawe akagukorera ibyo bintu kandi ari we wakubyaye. Byabaye ngombwa ko umuryango uricara, baterateranya udufaranga, bajya gushaka umuvuzi wa gihanga ushobora kuba yabakiza iyo nyatsi mama wabo yari yarabateje. Kobwa yagize ati we na musaza we bari basigaranye ndetse na nyogokuru bagiye ku muvuzi wa gihanga, atangira gukora ibyo akora. Mu kubikora yagiye kubona koko nk'uko babitekerezaga, ni mama wabo waboherereje amarozi, bifuzaga ko bapfa bagashira. Muganga yakoze ibyo akora, bagaruka mu rugo. Haciyemo ibyumweru 3, ibintu bitangira kugenda bisubira mu buryo. Abari basigaye banga nyogokuru we, abo mu miryango ndetse na papa w'aba bana nawe wari warabateye umugongo. Mwibuke ko yari atakibishyurira amafaranga yo ku ishuri, yarabateye umugongo neza, nawe yatangiye kugaruka aho ngaho akajya basura, aza kureba uko bameze. Ndetse nawe rwose nyuma y'uko amenya amakuru y'uko umwana we yitabye Imana, byaramubabaje cyane. Byabaye ngombwa y'uko rero bwa burozi mama wabo yaboherereje bwahise busubira kuri mama wabo. Burya iyo bakuroze ukajya kwivuza, hari igihe ibyo bakoherereje bisubira ku muntu wabikoherereje. Ni uko nguko byagenze. Byarangiye bimusubiyeho. Aba babimenya gute? Bamenye yuko mama wabo ngo asigaye arwara mu nda. Inda ye yaragiye irabyimba. Inda mu kubyimba akagira ngo ni byandi byo kurwara inzoka, akajya ku duforomasi gufata imiti, akajya ku mahopitale kwivuza, ariko biragenda biranga. Indi iragenda irabyimba, biza kugera n'igihe ntiyongera no guhaguruka. Uwo ni mama w'abandi w'aba bana, cyangwa se w'uyu mwana uri kuduha igistori, yatangiye kumererwa nabi cyane. Nawe yaje kujya mu bavuzi ba gihanga nk'uko yari asanzwe ajyayo, ajya kuri wa muvuzi wateje ibyo bibazo cyangwa se woherereje bya bintu abana be. Akora ibyo akora, agiye kubona bati abana bawe barivuje, none inyatsi waboherereje ni wowe yagarutseho. Ubwo icyo wakora ni ukugenda ukabasaba imbabazi. Mama w'aba bana yaje kuza aho ngaho bari basigaye babana na nyogokuru wabo, atangira kubasaba imbabazi. Mu kubasaba imbabazi abana barazimwimye. Mama wabo yasubiyeyo akomeza kurwara cyane, noneho ntiyakongera no kuva mu buriri. Noneho mama wabo ngo yarasigaye arota wa mwana we wari utwite. Umwana wari kumubwira ati mama waranyishe, wankoreye ibintu bibi, ariko nawe uzapfa ubabaye, uzishyura ibyo wakoze. Kurota umuntu wagiriye nabi ni ibintu bibi cyane. Ibintu byaragiye biba ibibazo kuri mama. Uyu mukobwa yakomeje agira ati papa wabo yaje kuza arabatwara, batangira kubana nawe. Mu kubana nawe ariko akajya abona ubutumwa buva kuri mama wabo cyangwa se uwahoze ari umugore, wamubwira ati
bwira abana bambabarire, majije kubona ko nanjye nakosheje nabagiriye nabi, ariko nicyo gihe nanjye bambabarire. Abana bari basigaye babana na papa wabo. Papa wabo yarababwiye ati bana banjye mubabarire mama wanyu, dore ameze nabi arenda gupfa. Abana baramubwira ati rero kugira ngo tumubabarire natwe turaza kumubabarira, ariko turabanza tubaze nyogokuru wacu niba nawe ashobora kumubabarira. Aba bana na papa wabo bafashe inzira bajya kwa nyogokuru wabo, nuko papa wabo abwira nyogokuru ati abana banze kumubabarira, ariko bambwiye ati nuramuka umubabariye nabo bari bumubabarire. Nyogokuru w'aba bana yahise avuga ati ndahiye imbere y'Imana yuko nibaramuka bababariye mama wabo batazongera kunyita nyogokuru wabo. Ntabwo nshobora kwemera yuko aba bana bababarira mama wabo w'umugome wabakoze biriya bintu, watumye badashyira akaraso ku mubiri, utaratumye bagira amahoro, ndetse agatuma umwana umwe muri bo yitaba rurema. So ntabwo nshobora kumubabarira. Aba bana niba bamubabarira ariko ntibazigera bongera kugaruka mu rugo rwanjye. Ibintu yaduteje, ibintu yadukoze, ntabwo dushobora na gato kubyirengagiza. Nyogokuru yanze kubabarira mama wacu. Byaranze burundu. N'ubu ngubu mama wacu aracyameze nabi. Niyo mpamvu nahisemo, ni wa mukobwa ukitubwira, niyo mpamvu yahisemo kutwoherereza iki gistori ngo abantu bacyumva aho muri hose mutugire inama y'icyo dushobora gukora, mutugire inama y'uburyo twabwira nyogokuru wacu akabasha kubabarira mama wacu. Mama wacu asigaye arota ibintu by'ibidayimoni biza bikamuniga, bikamusambanya, bikamukora ibintu adashobora nawe kugira. Ntagihaguruka, ahora aryamye ahantu hamwe. Ese abantu bumvishije ubu buhamya, ari wowe wababarira uyu mumama wakoreye ibi bintu abana be? Wabigenza ute? Wabikoraho iki? Twandikire muri komenti. Ramutse wumvishije ubu buhamya, twandikire muri komenti utubwire icyo aba bana bashobora gukora, ndetse n'icyo babwira nyogokuru wabo akabasha kubabarira mama wabo. Ese amubabarire? Ese bamubabarire cyangwa bamureke apfe? Bamureke akomeza ababare? Niyo mpamvu njya mbwira abantu ati burya niba umuntu akubwiye nabi cyangwa se akakubabaza, mureka agende. Wijya mu bintu byo kushaka kumurogesha cyangwa se kumuteza ibintu utamenya, kuko ibyo bintu iyo bigize ingaru ni wowe bigarukira. Ushobora kugira umujinya, ariko niba ugize umujinya jya mu cyumba cyawe urire, wibabaze, cyangwa se ugotomera inzoga cyangwa unywe ibyunywa, ariko nibura abantu bakugiriye nabi ubirengagize. Niba umuntu akubwiye nabi, shaka nyine uburyo ubabara, ariko umureke, umuha amahoro ye, ureke kugira ibintu ujyamo, kuko iyo ubigiyemo biba ibibazo. Ariko ikibabaje wenda hari ukuntu abantu batumvikana, abantu bagirana amashyari, abantu babazanya mu buryo bwabo, ariko ikintu cya mbere kibi ni uguhemukira abana bawe. Abana wibyariye, umwana wibyariye burya niyo yagukorera ikosa uba ukwiriye guhumiriza ukamwihorera. Narababwiye ngo ibi story tubagezeho haba harimo amasomo adasanzwe, haba harimo byinshi byo kwigiramo, haba harimo byinshi ushobora kumenya, haba harimo byinshi bitangaje, ndetse haba harimo byinshi ushobora kumenya, bityo wazahura nabyo ukabasha kubona uburyo ubivamo, bitewe n'uko nibura ufite aho wabibonye. Burya ikitarakubaho cyangwa se icyo utazi ntukagire ngo ntago kibaho. Ni ibi ngibi umubyeyi yakoreye abana be, ariko aka kanya arimo arabyishyura.
ntugende rero udatanze inama aho waba uri hose, waba uri muri diaspora, waba uri umurundi, waba uri umukongomani uvuga ikinyarwanda, ukumva ubu buhamya, tanga igitekerezo, ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Reka tubonane ubutaha mu bundi buhamya cyangwa se mu kindi gistory kizakurikira. Gusa mbwira abantu batarakora subscribe, nyaboneka mukande subscribe, mukande no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo mutazajya mucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka tubonane ubutaha. Bye.